jenoside yateguriwe abahutu igakorerwa abatutsi ariko ibyo bintu mujya mubyibuka ko jenoside yateguriwe abahutu igakorerwa abatutsi cyane ntabwo mubizi. jenoside yabaye iwacu mu Rwanda yateguriwe abahutu ikorerwa abatutsi. Muzambaze uko byagenze cyangwa namwe murabizi neza kuko FPR ni abagome cyane. Uzi gufata abantu bangana urwara, nta nubwo abatutsi bose bari bazi ibyo FPR yapanze. Gufata abandi bakeya babashaga kugera ku murindi, bamwe mwabeshyaga ko ngo bafite ukuntu ngo bari umwe, ngo bafite ibyo bumvikanyeho, bakabashuka, bamwe bagacukura ibyobo, abandi bakabaha imbunda. Muribuka ibyo bisenga ibitunda abahutu, sinibuka igihe banabibyitiye kubanza ari imbere y'intambara. Rwose ibi bintu niba mubyibuka neza, iriya jenoside buratuvugishije ukuri yateguriwe bande? Buriya muravuga ngo yateguriwe abatutsi. FPR ntabwo yateguye jenoside yo kwica abatutsi. Yateguye jenoside yo kwica abatutsi iyo yari bizi neza ko bazabivuna, no bakabica ku bwinshi, ariko irabashuka ibaha imbunda bakeya, irabashuka ibaha imbunda, ibatuma no gucukura ibyo, ibabwira ko izatera nabo bakica abahutu. Ubwo rero birangiye bakaba aribo bashyira muri bya byobo. Muzambaze, nanjye nakigiyemo. Cyaba cyacukuwe n'abatutsi nanjye nakiguyemo. Ubwo rero nyine jenoside yateguriwe abahutu ikica abatutsi, ntimuzambaze ibyayo. Namwe mwarabibonye uko byagenze, ariko inyenzi zitegura jenoside zaravuze ziti tuzashuka aba batutsi aba aribo bakora ibimeze nk'ubwiyahuzi. Nuko baba badushyize mu kaga nyine, babandi bajya batubwira ngo nta nubwo bicuza gufasha inkotanyi, zarangiza zikabaha n'imbunda ziti mwebwe rwose twebwe tuzabafasha, mwe mufate utubunda muzirwana. Umuntu yaguha pistori ntaguha ikarito y'amasasu, akagushyira hagati y'abantu bafite ibifaro akagushuka ngo uzarwana. Ubwo atakwahuye ni hehe? Cyakora mwaradukoze ukuri ko kuzajya habona, muzamubireba. Abakoze ibyaha bo bazabiryozwe pe. Nge nifitiye ubuhamya bufatika bw'abantu 4 na audio zabo, ni uburyo babyigambaga ko ku kabari basinze kuko ntanywa inzoga, nkabafata audio batabizi. Ubwo byagenze bite? Byagenze bite wa? Ushaka amafaranga wese acukura Kongo. Ubwo nabyo nibyo. Turabizi ko inyenzi n'abatutsi bari mu gihugu bari barateguye. Ntabwo ari byo, ntabwo abatutsi bose bari babizi, nanjye ntabyo narenze. Ntabwo abatutsi bose bari babizi, hari abatutsi bagambaniye abatutsi. Ibyo bintu tujye tubivuga uko byagenze. Hari abatutsi bitwaga ko mbega bo sinzi uburemere bw'ubututsi ko babupima, ariko hari abatutsi bafashe ibyemezo ku bandi batutsi. Niyo mbivuze baranyanga ngo ntabwo bazi niba ndi n'umututsi. Hari abatutsi badufatiye ibyemezo, twebwe rubanda ruciriritse rw'abatutsi baciriritse. Hari abadufatiye ibyemezo, ibyo byemezo badufatiye rero reka niceceke, mbihorere. Icyo nzi cyo nuko jenoside yakorewe abatutsi yari yarateguriwe abahutu, ariko uwabibwiwe atyo akabyemera nawe ni umurwayi wo mu mutwe. Kuko kukubwira ngo wowe baguhaye akabunda ngo ugende ukaryamane mu nzu iwawe, ngo hanyuma ngo sinzi uko bizagenda, ngo hanyuma wowe ukica abahutu, uzabicisha iki? Anyway, sawa, uko byagenze bari umupfu, twarabizize. Mwe mwafashe utubunda, mwe mwacukuye ibyobo, ni mwe mwatwicishije, mwe nabo mwari mwabiganiriye. Kuki mutabashije no kubona ko ibyo bintu bababwira bidashoboka, ko ahubwo bizatumarisha, kandi ko ariko byagenze? Shawe gorata, ikaze tukwemerera. Ikiza tukwemerera mwema nuko utigeze umenya icukurwa ry'ibyo byo. Shana ari kurimenya nkabigwamo koko.
iyo mbimenya nari gutegereza kuzabibikwamo ntabyo narinzi. Jenoside yari yateguriwe kwica abahutu kuko bari baracukuye ibyobo barasongoje ibisongo ibyo ntabwo nabibonye by'imigano ngo bagombaga kuzajya batungaho urugo rwose ntawe usigaye. Nanjye natangajwe n'ukuntu byibirinduye imwotsi. oya icyo njyewe nzi iby'imishito ntabwo mbizi. icyo nzi ni uko ibyobo ni investigation ushobora gukora ukayibona. ibyobo n'utubunda, hari abantu bari bafite utubunda. utwo tubunda rero babahaye nicyo bababwiye batubaha. turashaka kuzabimenya. batubahaye bababwira ko muzabigenza gute? ehe hari umugabo witwaga Ananiyasi wabaga i Kanombe munsi y'ikibuga cy'indege. turi abana twajyaga mbere ya jenoside, twajyaga iwe mbere ya jenoside. turi abana tukabona ibyobo binini, ati twari bato ntitwari tuzi. ni ukuri kandi nibyo. none se ngiye kwa Kayiranga bantaye ni mu rugo rw'umututsi kandi narabibabwiye. i Nyamirambo hari ibyo bibiri by'impanga mana yanjye, bibiri by'impanga kandi nta kintu yari yabicukuriye pe. rwari urugo rufite za foseptike mu nzu nziza ya kadasitire, niko icyo gihe bazitaga. nta kintu yari yacukuriye icyo cyobo gihari habe na kimwe, kandi byari byegereye inzu. niyo waba ugiye kubaka ya tuwarete ya Dumburi ntabwo wayegereza inzu. ubwo rero ko byagenze bara umupfu. hari abantu bahawe imbunda, hari n'abihungiye barigendera bagaruka ari abacikacumu. reka mbareke ntaza kubavuga mukazongera mukavuga ngo nabavuze, ariko nyine nzajya mbatereramo kamwe cyangwa tubiri nigendere. abatutsi b'abakire nibo bafatiye ibyemezo abatutsi batifite. byite gutyo. yes, abatutsi b'abakire rega mfitanye nabo urubanza. njyewe mfitanye nabo urubanza. nimba babyita ishyari sinzi uko babyita. bashobora kuba babyita ishyari. nari hari ibintu byanyu mbatse. nta shyari bafitiye, ariko mwadufatiye ibyemezo bigayitse. aho mudufatiye ibyemezo bigayitse ntago nzabura kubibabwira. rero njye simvugira mivumbi kumuvumba. njyewe ntago nzabibababarira. mugomba kudusobanurira ukuntu mudufataho ibyemezo bitugiraho ingaruka nk'izo byatugizeho. ntago bishoboka. ntago mushobora kuzaducika ngo ejo mujye kubyina rwose ngo natwe turabacika. muri abacikacumu. uwo bahaye imbunda yarangiza akanapfana nayo, uwo nguwo rwose ndavuga ngo bravo. nubwo twajyanye bwose mukajyana n'abacu benshi, ariko muri abantu babi cyane. rwose mwumvaga bizagenda gute? mufashe utubunda murongoreranye hirya iyo ngiyo, mubwiranye ukuntu uko kuntu tubiguyemo. none turabacikacumu rwose kacitse. amushaka kuntera umutima mubi gusa, ariko ntabwo nagira umutima mubi. mujye mugenda shaka byemezo bibi mwadufata. ariko uzi kuba umuvictime ukuntu biryoha. ntabwo mubizi. uzi kuba nta kintu na kimwe bakubaza, ntacyo wikopa, biryoha kubi. biryoha kubi. niyo mpamvu abatutsi bo mu Rwanda barokotse bya nyabyo. FPR ikabajyana mu bwicanyi. muri mu gihombo, muri mu gihombo kirenze n'icyo mwagize mupfusha abantu. ntabwo mubyumva. uzi kugira ngo ube uri umuvictime birangira uri umukrimineri. ni ibyago nk'ibindi byago byose. sasa umuntu ati Rose B, nibyo ibisingo n'inzembe byo kwica urubozo ntawe ubihakana, kuko inkotanyi nicyo zikora gusa. oya ntabwo nahakana rwose ubugome ubwo ari bwo bwose baba barapana. icyatumye byibirindura n'abari bafite iyo migambi bari batangiye gucyurira abaturanyi babo bababwira ngo
abana banjye baratinze maze mbereke. Ikindi wasangaga abasore benshi baratanze abana, wasangaga abasore benshi baratanze abana babo cyangwa abasaza benshi. Abantu benshi bari mbese oya n'ubwishingizi bwagezeho buraza, n'ubwishingizi bwagezeho buraza rwose, ntabwo tujya tuvuga ibintu uko byagenze. bwagezeho buraza bakajya bageraho hari umuntu twahoranye muri Rex wigeze kumbwira ngo hari umwana wamubwiye ibintu bimeze nkaho sinzi ibintu yamubwiye birangije, ariko nubwo yabimubwiraga undi atazi n'ibyo arimo amubwira, byarangiye uwo wamubwiraga ko uwo wundi ari mu kaga birangira ari we upfuye, undi arahari n'uyu munsi. ubwo rero mukeka ko tutabizi, tuzabibabaza ababashije kurokoka, kuko hari abari bafite utwo tubunda baratubicana. oya mujye mumwihorera yiririre, mureke nyine, ariko nizere ko arizwa n'ibyaha bye n'ubufatanyacyaha bwe, nawe ibindi byo kurira byo ntabwo njye mbyemera. harira ibiki ko biriya ari ingaruka reka mbabwire ikintu. nimubona iyi revolisiyo yari yateguwe muri Tanzania, iyo bayitsinda bagakora ibyo bashaka, twari kuvuga ko revolisiyo yabaye successful nk'iyo muri hariya ni hehe ejo bundi muri Madagascar. ariko ipfu by'ubu mukrimineri, aba rero nabo ibyabo impamvu uyu munsi ari abakrimineri tunabibabaza, ni uko ibyo bazanye bitabaye uko babishakaga. uyu munsi bakaba barimo kurirana natwe bakaba barimo kudufasha kurira.